abandi baturage. Ni nayo mpamvu ndimo kugusaba ubutabera. Ndaza kubirambura ibi ngibi. Uyu mukobwa witwa Konfi yakoze ikiganiro iwanjye nyuma yuko ngewe nsabye imbabazi abagogwe mvuga ni mumbabarire. Uyu muntu arimo arataka izina ryanjye yayishyuwe, arimo aramenasa izina ryanjye ariko mu bintu atanazi, mu makuru atanafite. Nsaba imbabazi abanyarwanda baranambabarira. So Godfather ahita ahamagara, buriya wagiye gukora ibiganiro hariya mu biki? Niko, buriya wagiye gukora ibiganiro hariya mu biki? Ntuzasubireyo, uriya muntu yagukoreshaga. Ubwo nari ndimo kuzamura impano, ndimo gufasha impano. Iki gisigo cyabaye hagati ya Rumaga na Konfi cyabonetse nyuma yuko Konfi duhuye dukoze ikiganiro cya mbere. Nibwo Rumaga yamuhaye collabo bakora igisigo gifite 879. Konfi uraza kwiyangana kuba nakuvuza. Uraza kwiyangana kuba nayivuze nuko nifuza ko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu buryo kurundi ruhande kuko tabonekereza ko umuntu ashobora kurama gusa nk'ayanyu ngugiye akufata agenda gushyirana nk'ifoto. Arone niba yabanje kugusobanurira imvano y'ibi bintu ariko I don't think ko yagomba gukoresha kuri iki. So sinjye ndakarira umuntu ngiye ntaramuvugisha. Ndavuze reka nze nkubwire uko bimeze. So I'm not happy by that ariko nyine nuko nta kintu nta kundi. Ikosa nakoze ikosa rihe ntabwo ndi kumva ikosa nakoze. Ndavuga mbere yo kugenda yarakajya gukingira agaragaza wamanje kumenya imvano y'ibi bintu. No, mbere yo kwakunda gushyira muri video kuri. Nagiye mu kiganiro bisanzwe nkuko njya mu biganiro. Nagiye mu kiganiro bisanzwe nkuko dusanzwe dukorana ibiganiro. Ibyo se byo ko ntanabizi ntazi n'ibyo ari byo. Ntabwo uzi ibyo ari byo. Ya. Uze gusubira inyuma rero urebe yakanyite saga, singuye ngo winjire muri saga ariko ugende uremva n'imvano y'ibi bintu. Sibyo? Uri umwana w'umukobwa. Siko bimeze. Ngiye nkora advocacy. Ukumva? Ngiye nkora advocacy. Yego nta kibazo nigeze ngirana nawe. Nagunganiye nawe, nagunganishijwe nawe n'akazi nkora ko kwamagana abantu bahohotera igitsina gore. Urimo kumva? Muri bugabye nababwiye byuko bakoresheje umugore mu kugaragaza amasura yuko ngo nangiza igitsina gore. Hari live nigize gukora nako nigize kuba joininga kuri space. Ndababwira ni mwakoze igishoboka cyose kugira ngo munyangisha abagore. None ndimo ndabona ibyana hano. Iyo live nayo muyigarure, iyo space muyigarure navugiye bibyo bintu. Reka dukomeze. Kubyo yakoreye wari umukunzi we. Amwerere ngo kubyo yakoreye wari umukunzi. Uyu muntu ntabwo ari umukunzi wanye nabivuzeho. Sinigize nkukunda. Guhera uyu munsi ntuzongere kuvuga ko twakundanye kuko nge sinigeze nkukunda. Kugera kuri uno munota sinigeze nkukunda. Ntuzongere no kubwira abantu ngo twarakoze ko sinigeze nkukunda. Ndimo kubwira we ariyize. Urumva byane nabwe ngo Godfather arishyurwa. Hano muhise mubyumva kuko singuye ngo winjire muri saga ariko ugende uremva n'imvano y'ibi bintu. Sibyo? Uri umwana w'umukobwa. Advocacy. Ngiye nkora advocacy. Ukumva? Ngiye nkora advocacy. Yego nta kibazo nigeze ngirana nawe. Nagunganiye nawe, nagunganishijwe nawe n'akazi nkora ko kwamagana abantu bahohotera igitsina gore. Urimo kumva? Kubyo yakoreye wari umukunzi we. Amwereza amutera ubwamwereza amanote voice note n'amashusho y'ubwambure bamubwira ko ari umwandagazi. Ibyo nagombaga kubyamagana. Ni nk'ibisanzwe nibyo nkora n'ubusanzwe suwa misugwa mbere suwa kabiri. Nizere ko ibingibi mubyibuka ntamagawe na RIB ku mugore waratanze ikirego cyuko ngo namufasha amashusho y'ubwambure bafata telefone yanjye baracekinga ari naho nahise mburira ngewe chano yanjye ya GoTV Show ko wari umugambi bari babipanze ko telefone yanjye zafatwa batangiye gucekinga bo bakoreshe umukameramani twakoranaga ahita yiba chano nuko yagiye. Urimo kunyumva? Hanyuma ibyo ngibyo gukora ibyo bimpindura inyangarwanda. I don't know, ntabwo ibyo ngibyo sibyo ko ari nabyo byari binjyanye. Nagiye gukora ikiganiro nkuko nari nsanzwe nkorana nawe. Ahubwo wenda ubwo byakugiyemo yuko nibyo byari bihari sibyo ko nta nashatse kubyinjiramo cyane ko numvaga
bishobora kuba bitanandeba. ya ariko nuvuga ngo yagukoresheje nibyo ndi kukubwira. Niba mu kiganiro yagiye akagakata akaba ariko yerekana akagukoresha ngo ari gusaba imbabazi, so bira bintu birababaje. Uze gukurikira urebe cyangwa urebe ibi bintu, nta kibazo mfitanye na Yago. Ntekereza ko ejo bundi aribwo yaje muri space kamukorera fundraising tukamusapotinga tukamushagira almost 4 million. Ari afite tukiri hano murumva ukuntu uno muniga yikina, nta 4 millions nigeze mbona zivuye kuri space yawe mbihakaniye ahangaha, nazo nigeze mbona kandi ntabwo nari kuzibona ngo nze mbihakane, nazo nigeze mbona. Ariko kubera ko mwihugikana bana mukababeshya kugira ngo mwumvikanishe uburyo muri bitangaza suwejo, nta kibazo nigeze ngirana nawe. Ahantu na kimwe ziye gusimuzi nabikoze nko kumfasha abandi. Urimo kumva? Ariko ntabwo wafata uze gusoma icyo kiri byongeze ngo yerekeje guca mwiyo baruwe. Ntabwo nari kubona ibintu nk'ibi kuko yagutuziranye cyangwa namusapotinze ngo ibingibi nceceke ntabwo bikunda. Urukumva? So ibingibi rero kubivuga muze kunyumvira uburyo uyu mwana w'umukobwa n'umuhanga cyane. Muze kumva ibibazo yamubazaga, mwumva uburyo uyu nguyu yita ngo influencer, ngo mwumva ukuntu yasubizaga. Umwana w'umukobwa afite ibibazo byiza cyane, bituje, aratuje cyane, afite umutima uri hamwe, arimo arabaza inyangarwanda. Reka mbisubiremo kuri no munota, uri inyangarwanda bro, uri inyangarwanda. Niba ushobora kujya muri team yo kunsebya kubera ko wishyuwe amafaranga, narakoreye igihugu cyanyu n'uyu munsi nkigikorera, uri inyangarwanda we Godfather, we Shitani Father, wowe uri inyangarwanda. Mbisubiyemo, niba udashobora gusavinga abanyarwanda mu buryo bungana, uri inyangarwanda. Ntuzongere kunyitambika kabisa, ntuzongere we Macho Yinda, ntuzongere kunyitambika, ndakwinginze kuri no nshuro, ndakwinginze ntuzongere kunyitambika, kuko niwongera no kunyitambika ibyo nakubwiye byose urabizi, ibyo biri pending, uzaba deported. Nudakora ama live usaba imbabazi kuri ibi bintu wankoreye, uzaba deported kandi uzafunga imyaka myinshi. Ngwino wongere ukora ama space, bombo clat, wiri gukoresha imvugo zanjye, wiri gukoresha ibintu byanjye, wiri gukoresha ibiki, ariko uraza ukamenyera bombo youth. Garuka wongere. Narabwiye ngo uzaba deported. Reka dukomeze twumva ayo mabi yawe, warangiza ukajya ukavuga ko ari twe tugira amabi. Wiri gugambana abantu, wirirwa ufungisha abantu, wowe urinde ufungisha abantu, wishyuwe amafaranga y'ubuginga. Ukamubwira ko byari gukora bitari byo, agomba kubiryozwa cyangwa bibazwe bidakwiye. Ntabwo wafata uze kumva iyo audio nkoherereje, ngafata umukobwa kumubwire ngo uramwohereza ubwambura asigara diringa nabwo. Ceceke. Reka twemere ko ibyo byari ari uko. Hanyuma ibyo byironda karere byo abizanyemo ati kuki afata ibibazo bisanzwe akabihuza n'igihugu, akabihuza n'uturere. Urimo kumva? Sinzi